Ako papa ko cyura umukozi asiganya anyiyembera ko cyasigaye nsuzugura. Akwemeho se kandi yagukoze iki? Dore yakuntu byadatse yabinganishije kandi nano ngiye ngo ndashaka kwiyorera umwana. Umva nkubwire mbabaruga banyuma ikintu umbwira abahana aho bari pe kuko ndabakeneye byihutirwa. Gusa wumva uruhe rurimi ngo mbari rwo nkubwira ko numva tumva ikinyarwanda. None baragira ngo nkoreke baragira ngo njye kumubyaza. Bari bambwiye ngo nze nkubwire ushaka ukuntu hagera ataza kugira icyo akenera akakibura. Nakubwiye ko uri kumva nabi nakubwiye ko nakuyajyana ku kirya barezi none bayariye. Akagabo wanda cyebya. Murekere ibyatsi wowe uri hene. Akibyo nibi kuba wambaye. Bose rega hano hasigaye harimo ibiterana amabuye. Ako shakura nk'umuntu ubwo ntabwo akobye amasahane. Waruzingwe se ntago ari wowe nteza so mutekereza kimwe. Nutubarize inshingano mba nkubwira. Nzava mu rugo cyangwa uruvemo. Nituruvamo namo twembese. Ngimibu y'imigore nigendana malaria ku mabere yayo. Uzamubwire kari nta numwe tuzonka muri iyo. Mbambwire sheri. Nimba unkunda kandi rwose unyumva uriya mwana ntabwo mushaka ahangaha. Yose sheri urumva twakwirukana uriya mwana ari twe muryango w'Akagera. Ese mabuja ntunkunda Zibaho ngaho. Ntuzigire umva n'umunsi umwe unyumenyera uri kunyumva. Kwa gicucu we. Boss Niko. Boss no. Hagarara. Ko kireba. Akose boss uzuka ari ubwa mbere mbonye umuboss ugiye gukubitwa n'umukozi. None ushatse kuvuga ko ugiye kunkubita. None se ubundi kukubaza kuza unterura uri kunyitorezaho. Umva nkubwire kado. Wowe urutwa na wa mufuka wuzuyemo umucanga. N'ubu nanakwitoreza. Ako boss uzuko ntarinzi kujya urwara iyi ndwara ubundi yagufasha ite koko kurwana n'abakozi. Iyihe ndwara sura kubona? Cyo kurwana n'abakozi ubundi kirazira kikarazirizwa nta muntu ujya urwana n'umukozi aramwirukana nago bajye barwana. Umva kada amafuta ugira ahubwo nanakwica. Ukuntu wiriga ugenda uvuga ngo ngiye ngo nzirikiye mu mashyamba. Fungiwe mu ishyamba. Akusi ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki niko nta nibyo nzi. Ubivuga se wowe wiriga ubiganiza bari abakobwa birirwa hano. Boss umuntu w'umuboss nkawe koko mukuru uracyatekereza ukumva amabwire koko urumva no kumva amabwire kintu gifite amafuti gusa nje nta mafuti mfite n'ukuri kw'Imana urambeshye ayo nta mabwire y'abantu baba bashaka kuntwara kugira ngo nje gukora handi. Umva nkubwire ahubwo amaherezo nzatinda hano nsange wahagurishije. Nahagurishije se nakuraho ibyangombwa byaho. Wowe mbona wanabihimba. Nanabihimba wowe ariko boss wabima ngo nkwereke nuko se wabibona ukabimarisha boss giye nabikubikira kadore ka nkubwire nushaka unyitondere muri iyi minsi. Boss ura mukobwa arava wavuze se kari wowe cyangwa ni igitente ni igitebo ngarava wavuze kari wowe uvaho kigenda kivuga ibigambo byose abashaka kuntwara gutwara sigaye mva hano ugasigara uvuga ngo narahunze nahunze se nahungiye uretse unyitonde uranyumva nta kibazo boss hako warunyisha kakwabite ariko vie uzwe jo nari kubera ko isutari narasigiye kadoga amafaranga ngo yari yajyanye mu biryabareze ngo mubiki ibiryabareze se nibi ibya bindi baba hararuguru ngo yari yajyanye ngo arebe nimba byara menshi ngo birayarya da nyakubyara impyisi se naye namubwiye ngo yabyaza ndi mukore njyamaze kongera ahantu ese ubundi ari he sinzano yajya wasanga yanasubiye ko mbanza ari mu nzuda umva reka nze njye kumushaka nimubura ntibeshye gukandagira hano muri iki gipangu uranyumva sawa jya kumushaka ruguriri
usura seki kandi ubuje kureba wa mu boss wa hano w'inyatsi wayamazemo ubushize nyine naje wambaye kasike mwimenere kurya ubu ngubu se yarakijijwe ariko uko ngiye kadogutanze umva njyewe ninjye uyobora imibu ya hano muri iyi quartier yose ninjye uyikontorora ahubwo nyibwira nyako bujaraye yarikunguje ngo aragiye ngo ntago azaba mu rugo rutabamo inzitiramibu ngo rutagira mituweli aroho haragiye ariko so wambwa numva atari ibyugutu rwo nguru mu buryo bintu yewe ngo mituweli ngo nizabagore batwite ngo na Supanete yabwira umugabo wese Simbizi umugabo wa hano n'uruzingo rwe ntibumva baravuze ngo inasi ho hantu habangi ikicaro cya cy'imibu simba se umugore wanyu nawe yaratwite wacu yaratwitegeye nari nzi n'iminwa ariko yoroshye kono narumiye numva ushaka gusangira umugore na sobuja ubwo se ko dusangira inkoko ishira nkaswe umugore udashira aho nyibwirira rata ko hari umuti nshaka kunkorera kire kumpereje ibyo ubu ni impanguhe urumva neza naho ubundi rwose numpereza nyine wowe na kifaruma ndayikubakira banza urankorera uwo muti icyo ushaka cyose nzakiguhereza uzakimpa yego okay ngaho mbwira nshaka kumuzana boss wawe ibyo byoroshye nko kuzimya buji nkaho bivugiye ngenda banza amenya ahantu yagiye urumva ubundi mitema kurangira muhure umuti ndaba nkukoze rwose uvuga ko bagira ngo reba wowe hera ubikigoryi nshaka gukundana nawe ntabwo uri kubyumva gusa ndukundana n'uriya mugabo waho bagiye wanyikundi reka buragenda asobanutse usobanutse ki mbona buriya narize muri uru rugo ninjye muntu wize amashuri menshi niba ari zanga uciye ni mu biro se nyine ngiye mba ndi gukora isuku urumva kuko mu bintu nize harimo n'isuku oya ibyo tubyihorere nakubwiye ko nshaka gukundana na boss wawe none se waramubwiye ngo kubyumva cyangwa nzabikuvugira wowe nyine uzabimvugire urebe ukuntu byakira nagusubiza yishimye uzamenye ko umuti wakozwe hanyuma se inyungu yanjye izaba ari iyihe ahubwo twese nyine tuzajya tubona umva uretse gushyuhaguzwa ukumva wowe numara kubikora nzaguhemba icyo ushaka cyose ntabwo mbeshya nta kibazo rwose ibyo byo rwose ndabikwemereye ibyo byo rwose ndabikora nta kibazo oya se winkoraho nyine okay sawa kubyimenyere oya ntorora se basi uzawungore none nzaguhemba icyo ushaka cyose icyo nshaka cyose uzabona oya se akubite byawe akwa mukobwa wundi urava ndava sura bana napfumutse nkubwire ko niguriye ahantu nurangiza ugenda uvugaguzwa uvuga amateshwa nese ubwo byanga byurumva ari ikibazo kwambwiye ko n'umundi ari ibyo ufite ubwo wabwiki ereka buriya nayo ndimo neseya twe tutarahana gahunda neza none watumye yisubira use ntiwampombeje okay njye kumubaza n'ibyo ngibyo sibyo iki njye kumubaza ariko wa mukobwa nzakugura agakariso ko kumunwa wazaguza kuyu wawe ahubwo nyibwirira boss wawe arimo ujye kumureba use ntabwo wari unyirukanishije aba nagenda ukaraga icyo kibuno cyawe kugira ngo hari ikindi cyuzemo si ibigambo gusa komera nagarutse sijya ubonye mbacika hariya mu rugo wumva ntaratinda rero ese kuzajya amafaranga ndayafite ariko se wowe banza ubibicira ahubwo w'ibiceri byaya mpaye ibiceri ubundi noneho nizengereza ariko ndacyemeza muzanye make turamwishyira oya nta icyo amafaranga hano ndayafite mfiteho n'andi amahirwe masa none se umuhaye na cya primus noneho si amafaranga uzanye ni itima sinangwa ngo urufunguzo aka nta mpamvu akira kamanini ngo utamere kugira ngo kitantera umwaka ushaka amahirwe masa kabisa ndashaka kuzaba umukire bambwiye ko iyo ukeneye bino bintu uhita uba umukire nawe ariko wafata akantu icyo kimarize kabisa sinarwaye usigaye ngo arafata ukijya ukimarize tu baretse nze nkemeze kabisa ibi ni bya bindi baba barahondahonze cyane ntabwo icyo kijyamo ntabwo kigiyemo
zunguza wabona ukiriye kirakuriye nagihaye ku gihumbi cyane oya ngwino urebe ibintu biraza sinakubwira ngo yakure muri iryo jana nyine yewe hayi meze iryo jana hano meze iryo jana ahangaha akose buri gihe ko nzajya nkuha ijana ni itegeko rwose reka buriya gihe nta kibazo ariko aho uzabwire bosi ko nkina akazi kanjye ko ari ubucuruzi nyine nawe ukorera kuri bosi wawe reka nzashyiramo n'ibindi ndakizengereza kizengereza nabibonye tu genda akazi ikirahuri cyo kiramo make make oya ndi umukire rero kandi ubu bosi ntabwo abizi ntabwo abizi rwose reba buto jya gifite n'umuziki muraho nanjye ko ushaka gukina reka wabanza arangize nawe urakina rwose bonye ariye menshi nawe ndashaka buretse ikindi gihumbi njyewe ndakimariza buretse hano turi muri shwadiro yakuremo buretse abantu bose babone ko ngenda umukire aranatakaye yatore hasi aho ngaho yatore hasi aho kabisenga biryo jana buretse wa mugabo biryo jana mbwira ko bakira ariko ndi umukire uyu ni umukire baranaguha n'irindi nanjye ndashaka amafaranga buretse nkagura na moto kiratse ni gutya akwara uresi we buretse bosi hagarara amafaranga yanjye niho yarira yose rekura uri kuhombya bosi rekura aya mafaranga yose rekura aya ni amafaranga yanjye urare nawe wa mugabo amafaranga abakozi baraza bakayarya fata n'inzoga yawe genda umucuruzi ariko uri kuhombya bosi genda